Amahoro ya Kristo bana b'Imana, tugeze kuri wa mwanya wacu wo gusoma ijambo ry'Imana, turimo gusoma mu gitabo cy'abacamanza, uyu munsi turasoma duhereye ku mutwe wa 19, hanyuma dusoze igitabo cy'abacamanza ku mutwe wa 21. Igicumuro cy'Ababenyamini b'i Gibeya. Nuko muri iyo minsi nta mwami wariho muri Isiraheli. Umulevi wari utuye mu karere k'inyuma y'imisozi miremire y'Efurayimu afata umugore w'inshoreke w'i Betelehemu ya Yuda. Uwo mugore aramuhemukira, hanyuma yahukanira kwa se i Betelehemu ya Yuda, ahamara amezi 4. Umugabo we ajya kumureba kugira ngo amwurure kandi amucyure, ajyana n'umugaragu we n'indogobe 2. Uwo mugore amwinjiza mu nzu kwa se, maze sebukwe amubonye aza kumusanganira yishimye cyane. Sebukwe amubuza gutaha, amara iwe iminsi 3, barya, banywa kandi barara aho. Nuko ku munsi wa 4 babyuka mu gitondo cya kare, umulevi aritegura kugira ngo atahe. Sebukwe aramubwira ati, nimurye igisate cy'umugati, musame agatima, hanyuma mubone gutaha. Bombi baricara barasangira. Hanyuma se w'uwo mugore abwira umukwe we ati, ndakwinginze ngo wemere urare hano, maze umutima wawe urusheho kunezerwa. Uwo mugabo yari yiteguye gutaha, ariko sebukwe akomeza kumwinginga kugeza ubwo abiretse, arara aho ngaho. Ku munsi wa 5 abyuka mu gitondo cya kare kugira ngo atahe, ariko sebukwe aramubwira ati, ndakwinginze ngo mubanze musamure, hanyuma muraba mugenda nimunsi. Nuko barasangira. Nuko umugabo yitegura gutaha, we n'umugore we n'umugaragu we. Sebukwe aramubwira ati, dore umunsi urakuze, bugiye kwira, nimurare. Dore umunsi uciye ikibu, nimurare hano maze umutima wawe unezerwe. Ejo mu gitondo usubire iwawe. Ariko uwo mugabo yanga kurara. Arahaguruka aragenda, we n'umugore we n'indogobe ze 2, bagera ahateganye na Yebuzi, ariyo Yeruzalemu. Igihe bageze bugufi ya Yebuzi, umunsi uba urakuze, umugaragu abwira shebuja ati, tugende duhagarare kuri uriya mujyi w'Abayebuzi, maze tuharare. Shebuja aramusubiza ati, ntabwo twarara kuri uriya mujyi w'abanyamahanga, nabo ubwabo batari Abayisiraheli. Turakomeza kugera i Gibeya, tugane kamwe muri turiya turere, turare Gibeya cyangwa i Rama. Barakomeza baragenda, izuba rirenga bageze hafi y'i Gibeya yo kwa Benyamini. Berekeza rero muri urwo ruhande kugira ngo barare i Gibeya. Umulevi arinjira maze yicara ku karubanda, ariko ntihagire ubakiriwe ngo baharare. Nuko nimugoroba haza umusaza wari utashye avuye mu mirima ye. Uwo musaza yari wo mu karere k'imisozi miremire y'Efurayimu, ariko yari atuye i Gibeya, nubwo abaturage b'ako karere bari Ababenyamini. Ngo yubure amaso, abona umugenzi wari aho ku karubanda. Aramubaza ati, urava ukajya he? Undi aramusubiza ati, duturutse i Betelehemu, tukajya mu karere k'inyuma y'imisozi miremire y'Efurayimu. Aho niho iwanjye. Nari nagiye i Betelehemu ya Yuda, none ngarutse iwanjye, kandi nta muntu wigeze anyakira iwe. Nyamara dufite ubwatsi n'ibiryo by'indogobe zacu, nkagira n'imigati na divayi byanjye n'umuja wawe, ndetse n'uyu musore umugaragu wawe umperekeje, ntacyo rero tubuze. Umusaza arasubiza ati, murakaza neza. Ibyo ukeneye byose aba ari jye bibazwa, ariko nturara aha ku karubanda. Abajyana iwe, maze aha indogobe ibyo zirya. Abagenzi barakaraba, bararya kandi baranywa. Mu gihe bari bagifungura, haza abantu b'ibyihebe byo muri uwo mujyi, basakiza ya nzu, bahondagura bikabije ku rugi, babwira wa musaza nyir'urugo bati, garagaza uwo mugabo winjiye iwawe ngo turyamane. Nyir'urugo arasohoka, maze arababwira ati, oya, ndabinginze bavandimwe, ngo mwoye kugira nabi.
mwikore iryo shyano ubwo uwo muntu yinjiye iwanjye. Dore umukobwa wanjye w'isugi ngiye kumushyira ahagaragara maze mumukoreshe icyo mushaka, ariko ntimukore ishyano nk'iryo kuri uyu muntu. Abo bantu banga kumwumva. Nuko uwo mulevi afata umugore we maze amubazanira hanze. Bamurengeraho, bamugirira nabi iryo joro ryose kugeza ko bucya. Maze umuseke ukebye baramurekura. Ahagana mu gitondo wa mugore araza agwa ku muryango w'inzu ya wa musaza, aho umugabo we yari ari, akomeza kugaragurika kugeza ko bucya. Mu gitondo cya kare umugabo we arabyuka, arakingura maze arasohoka ngo agende. Asanga umugore we aho agaragurika ku muryango, arambuye amaboko ku gitabo cy'inzu. Aramubwira ati haguruka tugende, ariko umugore ntiyagira icyo asubiza. Nuko wa mulevi amuhekesha indogobe maze aragenda ajya iwe. Agezeyo afata icyuma yadukira umugore we, aramutemagura ingingo ku yindi, amucamo ibice 12, abyohereza mu gihugu cyose cya Isiraheli. Nuko ubonye ibyo wese akavuga ati nta na rimwe ibintu nk'ibi byigeze biba cyangwa se biboneka kuva aho Abayisiraheli bazamukiye mu Misiri kugeza uyu munsi. Umulevi yari yategetse abo bantu yohereje ati mubwire mutya Abayisiraheli, hari ibintu nk'ibi byigeze kubaho kuva aho Abayisiraheli bazamukiye mu Misiri kugeza uyu munsi? Nimubitekerezeho, mubyige kandi mugire icyo mubivugaho. Abayisiraheli bahana Ababenyamini. Abayisiraheli basohokera icyarimwe, bakoranira imbere y'Uhoraho i Misipa. Bari baturutse imihanda yose, kuva i Dani kugera i Berisheba no kuva mu gihugu cya Gilihadi. Abatware b'imbaga n'abakuru b'imiryango yose ya Isiraheli bahagarara imbere y'ikoraniro ry'Imana. Bari abantu 400,000 bashobora gutwara inkota. Ababenyamini bamenya ko Abayisiraheli bazamutse i Misipa. Nuko Abayisiraheli baravuga bati tubwire ukuntu icyo gicumuro cyaje. Uwo mulevi, umugabo wa wa mugore wari wishwe, arabasubiza ati jyewe n'umugore wanjye twari tugeze i Gibeya ya Benyamini kugira ngo tuhacumbike. Abanyagibeya bantera nijoro, basakiza inzu nari ndimo bashaka kunyica. Nibwo bafashe umugore wanjye bamugirira nabi kugeza ko apfuye. Mfata umugore wanjye mutemamo ibice maze mbyohereza mu gihugu cyose cya Isiraheli, kuko ubwo busambanyi n'ayo mahano byakorewe muri Isiraheli. None rero Bayisiraheli mwese uko mukoraniye hano, nimubijyeho impaka, mwese mwemeze icyo mugomba gukora. Nuko Abayisiraheli bose bahagurukira icyarimwe bavuga bati nta n'umwe muri twe usubira mu ihema rye, kandi nta n'umwe usubira mu rugo rwe. None rero dore icyo tugiye gukorera Gibeya, tuzazamuka tuyitere tumaze gukora ubufindo, maze dufate abantu 10% mu miryango yose ya Isiraheli, abantu 100 ku 1,000 n'abantu 1,000 ku bihumbi 10 bo gutwara impamba y'imbaga igiye gutera Gibeya ya Benyamini, kubera ayo mahano bakoreye muri Isiraheli. Nuko Abayisiraheli bose bakoranira hamwe, bitegura gutera uwo mugi. Imiryango ya Isiraheli yohereza abantu ku muryango wose wa Benyamini kubabwira bati icyo gicumuro cyabonetse muri mwe ni bwoko ki? Noneho rero nimutange abo bantu b'ibyihebe bari i Gibeya tubice, maze duhanagure ikibi muri Isiraheli. Nyamara Ababenyamini bima amatwi abavandimwe babo b'Abayisiraheli. Nuko Ababenyamini bava mu migi yabo bakoranira i Gibeya kugira ngo bajye kurwana n'Abayisiraheli. Uwo munsi Ababenyamini bavuye mu migi yabo barabarurwa. Bari abantu 26,000 bazi kurwanisha inkota, utabariyemo abaturage b'i Gibeya bageraga ku bantu 700 b'intwari. Muri iyo mbaga yose harimo abantu 700 b'intwari batwarira imoso. Buri muntu muri bo n'umuhumetso we yashoboraga kurekura umuhumetso,
ntabe yahusha n'agasatsi atagahamije. Abayisiraheli nabo barabarurwa. Bari abantu 400,000 bazi kurwanisha inkota kandi bamenyereye intambara, utabariyemo Ababenyamini. Baragenda bazamuka bajya i Beteli kugira ngo babaze Imana bati, ninde muri twe uzazamuka mbere gutera Ababenyamini kugira ngo abarwanye? Nuko Uhoraho arabasubiza ati, ni Yuda uzabanza gutera. Abayisiraheli babyuka mu gitondo cya kare, maze baca ingando hafi ya Gibeya. Bukeye Abayisiraheli barasohoka bajya ku rugamba kugira ngo barwanye Ababenyamini ahateganye na Gibeya. Ababenyamini nabo basohoka i Gibeya. Uwo munsi bica abantu 22,000 mu Bayisiraheli. Imbaga y'Abayisiraheli irongera irisuganya, bajya ku rugamba aho bari baruremeye ku munsi wa mbere. Abayisiraheli niko kuzamuka baganyira Uhoraho kugeza nimugoroba. Nuko babaza Uhoraho bati, twongere se turwane n'Ababenyamini abavandimwe bacu? Uhoraho arabasubiza ati, nimuzamuke mubatere. Ku munsi wa kabiri Abayisiraheli basatira Ababenyamini. Kuri uwo munsi wa kabiri Ababenyamini basohoka i Gibeya basakirana nabo, maze bica nanone abantu 18,000 mu Bayisiraheli, bose barwanishaga inkota. Imbaga yose y'abana b'Abayisiraheli barazamuka bajya i Beteli. Bahageze bicara hasi baganyira Uhoraho, kandi uwo munsi basiba kurya kugeza nimugoroba, maze batura ibitambo bitwikwa n'ibitambo by'ubuhoro imbere y'Uhoraho. Abayisiraheli babaza Uhoraho, kandi koko muri iyo minsi ubushyinguro bw'isezerano ry'Imana bwari aho ngaho. Pinehasi mwene Eleyazari mwene Aroni muri iyo minsi niwe wari ubushinzwe. Nuko Pinehasi arabaza ati, nongere ndwane na bene Benyamini umuvandimwe wanjye, cyangwa se mbyihorere? Uhoraho arabasubiza ati, muzamuke mubatere, kuko ejo nzababagabiza. Abayisiraheli bahisha abantu impande zose za Gibeya. Ku munsi wa gatatu Abayisiraheli barazamuka batera Ababenyamini. Baremera urugamba ahateganye na Gibeya nk'uko basanzwe babigenza. Ababenyamini barasohoka bajya kurwana n'iyo mbaga, bitarura umujyi wabo. Nuko batangira kwica abantu nk'uko babigenje mu bihe bishize. Mu Bayisiraheli hagwa abantu bagera kuri 30 ku gasozi, biciwe ku muhanda ugana i Beteli no ku muhanda ugana i Gibeya. Nuko Ababenyamini barabwirana bati, dore turabatsinze nk'uko byagenze ubushize. Ariko Abayisiraheli baribwiraga bati, tugiye guhunga, maze tubashuke bagere mu muhanda kure y'umujyi. Hanyuma Abayisiraheli bava aho bari bari hose, baremera urugamba i Behali Tamari. Nuko abari mu bwihisho babuvamo, bashinga ibirindiro mu burengerazuba bwa Geba. Abantu 10,000 b'intwari batoranijwe muri Isiraheli yose bagera ahateganye na Gibeya. Urugamba rurakomera, ariko Ababenyamini ntibari bazi ibyago bigiye kubagwirira. Uhoraho atsinda Ababenyamini mu maso ya Isiraheli. Uwo munsi Abayisiraheli bica abantu 25,100 mu Babenyamini, kandi bose bazi kurwanisha inkota. Ubwo Ababenyamini babona ko batsinzwe. Abayisiraheli barekeye urubuga Ababenyamini kuko bizeraga abantu babo bari mu bwihisho mu mpande zose z'umujyi wa Gibeya. Abo bari bihishe bihutira kujya mu mujyi wa Gibeya, barimbura umujyi kandi bamarira ku nkota abawutuye bose. Ariko Abayisiraheli bakaba bari bumvikanye n'abantu babo bari mu bwihisho ko umwotsi nutumbagira hejuru y'umujyi ubabera ikimenyetso. Nuko bawubonye, ako kanya Abayisiraheli bahita babahindukirana barabarwanya. Nibwo Ababenyamini batangiye kubicamo, hagwa abantu bagera kuri 30 mu Bayisiraheli. Ababenyamini baribwira bati, dore turabatsinze koko,
nko ku rugamba ruheruka. Ariko cya kimenyetso cy'umwotsi cyari cyatangiye kuzamuka mu mujyi, maze Ababenyamini ngo bahindukire, babona umujyi wose uragurumana. Umwotsi utumbagira mu kirere. Abayisiraheli rero bari babakurikiranye, maze Ababenyamini bagira ubwoba kuko babonaga ko ibyago bibagwiririye. Ababenyamini bahunga Abayisiraheli berekeza mu butayu, ariko bari batangatanzwe n'abari babakurikiranye n'abari baturutse mu mujyi, maze bicwa umugenda. Abayisiraheli basatira Ababenyamini, barabakurikirana ubutaruhuka, babaribata inzira yose kugera mu burasirazuba bwa Gibeya. Nuko hapfa abantu 18,000 mu Babenyamini, bose b'intwari. Abandi Babenyamini bahungiye mu butayu, ahagana ku rutare rw'i Rimoni. 5,000 muri bo bagwa mu mayira, abasigaye barabakurikirana kugera i Gidewomu, maze babicamo n'abandi 2,000. Ababenyamini bapfuye uwo munsi bagera ku 25,000, kandi bose bazi kurwanisha inkota, bakaba n'intwari. Abandi 600 barahindukira bahungira mu butayu, ahagana ku rutare rw'i Rimoni. Bibera aho ku rutare rw'i Rimoni mu gihe cy'amezi 4. Abayisiraheli baragaruka birara mu Babenyamini bari basigaye, bakava mu mujyi bajya mu wundi, babamarira ku nkota kimwe n'amatungo, barimbura n'ibindi byari bihari byose. Byongeye kandi batwikaga n'imijyi yose banyuragamo. Umuryango wa Benyamini wongera gukomera. Abayisiraheli ubwo bari bakoraniye i Misipa, bararahiye bati nta n'umwe muri twe uzigera ashyingira umukobwa we ku Mubenyamini. Imbaga yose iza i Beteli, maze bicara aho ngaho kugeza nimugoroba imbere y'Uhoraho. Nuko batera hejuru, maze basesa amarira menshi. Baravuga bati, Uhoraho Mana ya Isiraheli, mbese ubu ni iki cyatuma Isiraheli yabura umwe mu miryango yayo? Bukeye babyuka mu gitondo cya kare, bahubaka urutambiro, batura ibitambo bitwikwa n'ibitambo by'ubuhoro. Abayisiraheli baravuga bati mu miryango yose ya Isiraheli, ni uwuhe utazamutse ngo ujye mu ikoraniro ry'imbere y'Uhoraho? Koko kandi bari baragize indahiro ikomeye ku muntu wese utazazamuka ngo asange Uhoraho i Misipa, bagira bati azicwa nta kabuza. Abayisiraheli bagirira impuhwe abavandimwe babo b'Ababenyamini, baravuga bati uyu munsi umwe mu miryango ya Isiraheli uyicitseho. Tuzakora iki? Tuzakora iki ngo tubonere abagore ababo basigaye, kandi twararahiye Uhoraho ko tutazabashyingira abakobwa bacu? Nuko baravuga bati hari umuntu mu miryango ya Isiraheli waba utarazamutse ngo asange Uhoraho i Misipa? Basanga nta muntu n'umwe w'i Yabeshi ya Gilihadi wigeze aza aho bari bakoraniye mu ngando. Barangije kubarura imbaga yose, basanga nta muntu n'umwe mu baturage b'i Yabeshi ya Gilihadi wari uhari. Ikoraniro ryohereza abantu 12,000 batoranijwe mu ngabo. Barabategeka bati nimugende, abaturage bose b'i Yabeshi ya Gilihadi mubarimbuze inkota, mubicane n'abagore n'abana. Dore icyo mugomba gukora: muzice umugabo wese cyangwa umugore wigeze kuryamana n'umugabo, ariko muzasigaze abakobwa b'amasugi. Nuko babigenza batyo. Mu baturage b'i Yabeshi ya Gilihadi haboneka abakobwa b'amasugi 400 batigeze baryamana n'umugabo, maze babazana mu ngando i Silo mu gihugu cya Kanahani. Nuko ikoraniro ryose ryohereza intumwa mu Babenyamini bari ku rutare rw'i Rimoni, barabahumuriza. Ababenyamini baherako barahindukira, maze babashyingira abagore muri abo barokotse i Yabeshi ya Gilihadi, ariko ntihaboneka ababakwiriye bose. Imbaga yose igirira impuhwe Ababenyamini
kuko Uhoraho yari yaciye icyuho mu miryango ya Isiraheli. Nuko abakuru b'ikoraniro baravuga bati twakora iki kugira ngo n'abasigaye babone abagore, kubera ko abagore bo muri Benyamini barimbuwe. Mbese Benyamini izagira ite abasigaye kugira ngo umuryango umwe utazasibangana muri Isiraheli? Natwe ubwacu kandi ntidushobora kubashyingira abakobwa bacu. Kandi koko Abayisiraheli bari bararahiye bagira bati avumwe umuntu wese uzashyingira kwa Benyamini. Ariko baza kwibuka bati turenda kujya mu munsi mukuru w'Uhoraho ubera buri mwaka i Silo mu karere k'amajyaruguru ya Beteli, mu burasirazuba bw'umuhanda uva i Beteli ugana i Sikemu no mu majyepfo ya Lebona. Hanyuma bategeka Ababenyamini bati mugende mwihishe mu mizabibu, mwitegereze kugeza ubwo abakobwa b'i Silo basohoka baje kubyina mu makoraniro y'abaririmbyi, musohoke mu mizabibu mubagwe gitumo, buri muntu afate umugore mu bakobwa b'i Silo, hanyuma mubajyane mu gihugu cya Benyamini. Ba se cyangwa abavandimwe babo nibaramuka baduteyeho amahane, tuzababwira tuti nimubagirire ubuntu, kuko mu gihe twarwanyaga Yabeshi tutashoboye kubonera umugore buri muntu muri bo, byongeye kandi ntawe uzabibarenganyiriza kuko atari mwebwe mwababashyingiye. Nuko Ababenyamini babigenza batyo. Muri abo bakobwa babyinaga bari bafashe bahitamo abangana n'umubare wabo kugira ngo bababere abagore. Nuko baragenda basubira mu gihugu cyabo, bongera kubaka imijyi yabo, maze barahatura. Icyo gihe Abayisiraheli bose baratatana, buri muntu ajya mu muryango we, mu nzu ye no mu munani we. Muri iyo minsi kandi nta mwami wariho muri Isiraheli, buri muntu yakoraga icyo abona kimutunganiye. Nimwakire ijambo ry'Imana.